reka turebere hamwe filime zagufasha gukira ibibazo bijyanye n'imitekerereze ndetse n'ibibazo bijyanye n'imibanire. Bahaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe filime zagufasha gukira indwara. Ese wari uzi ko filime zivura? Babyita cinematherapy. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ibi bintu bikorwa ndetse na filime wareba zikagufasha gukira ibibazo bijyanye n'imitekerereze ndetse n'imibanire. Nabahaye ikaze kuri Mukira Entertainment. Njye nitwa Mr. Sam. Niba utarakanda subscribe, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe. Uyu munsi reka turebere hamwe ubuvuzi bita cinematherapy. Cinematherapy ni ubuvuzi budasanzwe bugufasha gukira indwara by'umwihariko izijyanye n'imitekerereze ndetse n'imibanire. Bahaye ikaze. Njye nitwa Mr. Sam. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe. Niba warakoze subscribe, ndagushimiye cyane. Niba utarayikora yikore kanda subscribe no kuri Mukira Entertainment. Ukande like kuri iyi video ubundi uduhe igitekerezo muri comment. Cinematherapy. Ese wari uzi ko filime zikoreshwa mu buvuzi? Ku bareba filime bishobora kubafasha gukira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'indwara akenshi zijyanye n'ibintu by'imitekerereze. Ushobora kwigira ku bakinnyi bakina filime uburyo bakemura ibibazo byabo bahura nabyo, ndetse ushobora no kuba wahura n'abo bakinnyi, ndetse hari na filime by'umwihariko byemezwa ko nazo wazireba zikagufasha gukira ibibazo bijyanye n'imitekerereze. Ku munsi wa mbere ubwo gukoresha ibintu bijyanye no kuvura filime byakoreshwaga ni igihe umurwayi umwe yegereye muganga witwa Ana Fernandez nyuma yo kureba filime Shame. Yamenye ko afite ikibazo cyo kwiyandarika ndetse bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bityo yahise atangira kwivura akoresheje iyi ndwara nyuma yo kwegera uyu muganga witwa Ana Fernandez, ndetse yatangiye gukira n'ibindi bibazo byinshi bitandukanye bijyanye na obsessive compulsive disorders nyuma yo kureba amafilime. Uyu ni umuganga wabashije kuba yavura umurwayi wa mbere akoresheje filime. Bamwita Ana Fernandez. Yegerewe n'uyu murwayi wari ufite ikibazo yatewe n'iki. Yarebye filime, iyo filime nyuma yo kuyireba asanga yari afite ikibazo kijyanye n'ubwiyandarike bushingiye ku by'imibonano mpuzabitsina, bityo yegera uyu muganga aza kumufasha hifashishijwe filime. Abakinnyi muri filime benshi bahura n'ibibazo byinshi bitandukanye bijyanye n'imitekerereze ndetse n'ibindi bibazo byinshi bisanzwe biba mu buzima. Ibyo bibazo bakabasha kuba babikemura, bityo abashakashatsi bemeza ko umuntu ureba filime bishobora kuba byamufasha nawe kwivana mu bibazo bigiye bitandukanye ndetse no guhangana n'imihindagurikire y'ibihe nk'uko bigenda bigaragara muri filime akenshi zikunze kuba zishingiye ku mibanire ndetse n'imibereho iba mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Bivuze ko uko umukinnyi wa filime abasha kuba yakemura ibibazo runaka akenshi bihuye n'imiryango y'abashakanye, ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uburyo abasha kuba yakemura ibibazo. Hari abarwayi benshi bafite ibibazo biba bisa nabyo mu buzima busanzwe, nabo bashobora kuba wakwifashisha izo filime ugasanga nabo babashije kuba bakira kandi neza cyane. Ubu buvuzi babwita cinematherapy. Ni uburyo bwo gukoresha filime, ugakoresha ibice bya filime cyangwa se ugakoresha filime zose cyangwa se uduce twa filime runaka, sene runaka, ugatwifashisha uvura abantu by'umwihariko abafite ibibazo bijyanye n'imitekerereze cyangwa se ubuvuzi bwo mu mutwe. Wa muganga wacu witwa Ana Hernandez yari umuyobozi w'itsinda ry'abaganga batangiye ubu bushakashatsi bwo gukoresha filime bavura abarwayi bagiye batandukanye, ndetse ibi bintu byaje kugira umusaruro udasanzwe. Ni itsinda ry'abaganga bakoreraga mu mujyi wa Madrid mu gihugu cya Espagne, bagiye babisobanura neza. Urugero, Ana Fernandez yaragize ati filime zikoreshwa nk'ikimenyetso cy'ubuzima. Filime ni inkuru ndende cyangwa se inkuru ngufi, aho cyangwa se amakinamico, aho usanga abakinnyi bakina ibintu biba mu buzima busanzwe. Izi filime rero zishobora kuba zakwifashishwa kuko zifata amarangamutima cyane cyane y'abazireba. Nyuma yo kureba filime ukunze kuba ufite amarangamutima meza cyangwa se amarangamutima mabi bitewe n'uko filime imeze. Ibyo rero hari uburyo abahanga mu by'ubuvuzi babivumbuye neza, basanga ko bishobora kuba byakwifashishwa mu kuba bavura abantu by'umwihariko ibibazo bijyanye n'imitekerereze, uburyo urushako, ibintu bijyanye n'urubyiruko, ibibazo urubyiruko ruhana byo mu mutwe cyangwa se by'abashakanye. Ibyo byose nyuma yo kuba wareba filime bishobora kuba byagufasha nawe ukaba wagira ubuzima bwiza. Hari filime rero ushobora kuba wareba nazo turaje tuzibabwire. Filime zikurura amarangamutima menshi y'abantu ku buryo umurwayi hari uburyo ashobora kureba sene ugasanga imukoze ku mitekerereze cyane, ugasanga niba ari nk'ingeso runaka yari yaramunaniye kuyireka ugasanga nawe arayireze. Filime buriya ni umuti udasanzwe, ahubwo biterwa na filime ureba. Ku muntu uri gukoresha gahunda y'uyu muganga wacu Fernandez, avuga ko gukoresha filime nka Manchester
by the Sea. Izi ni ingero za filime zagufasha kugira ibibazo bijyanye n'imitekerereze cyangwa se bijyanye n'urushako ndetse n'ibibazo bijyanye n'uburyo mu mutwe biba bitameze neza. Filime yitwa Manchester by the Sea. Iyi ni filime yagufasha gukemura cyangwa se kuba wakira ibyo bibazo. Filime yitwa Ordinary People. Iyi nayo ni imwe muri filime aba baganga bagaragaza ko yagufasha. Cyangwa se ukareba filime yitwa Departure nayo ni filime nziza kandi yagufasha. Ndetse na filime ya Mariage nayo ishobora kuba yagufasha gukira ibikomere umuntu yagize cyatewe no gutandukana n'uwo bashakanye. Yes, ari filime za Mariage ubu usanga zishobora kuba zagufasha gutandukana n'ibikomere. Ingo cyangwa se ku bantu bubatse bahura n'ibibazo byinshi cyane bijyanye n'urushako, aho usanga nabo ibintu biba bitagimeze neza nyuma yo gutandukana n'abo bashakanye cyangwa se nyuma yo gutandukana n'abakunzi babo. Ibyo bibazo byose bishingiye ku mitekerereze. Hari filime nyinshi wareba zikabasha kuba zagufasha gukira bene ibyo bibazo. Ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara n'ikinyamakuru Frontier in Psychology. Ubushakashatsi bwemeza ko cinematherapy ifite ingaruka nziza ku buzima bw'umurwayi kandi ko imufasha guhangana n'ibibazo bijyanye n'ubuzima. Cinematherapy ni ikintu cyiza cyane. Elena Sasiroto nawe ni umwe mu baganga bakoze ubu bushakashatsi. Yaragize ati iyo uburyo bukoreshejwe neza, ubu buryo bwo kureba filime, umurwayi ashobora kuba yakwihuza n'umukinnyi wa filime, bashobora kuganira ku buzima bwabo no ku bibazo bahura nabyo muri rusange, bakabivugaho ku buryo bwose burambuye ndetse ugasanga bose babashe kuba bakira ubuzima bwiza. Ubu ni uburyo umuganga ashobora kuba yahuza umukinnyi wa filime ndetse n'umurwayi, kuba wahura na bya byamamare byose ukunda mu mafilime, byakinye filime z'urukundo, filime zagiye zihabwa ibihembo byinshi bitandukanye bitewe no kugirira akamaro abantu benshi. Ibyo byose ushobora kuba wahura n'umukinnyi w'izo filime nabyo bikaba byagufasha. Mu gihe byabaye ngombwa nabyo n'ubushakashatsi bwabikozwe basanga ko nabyo bifasha mu kuvura abarwayi. Uyu muganga nawe yabikozeho ubushakashatsi muri kaminuza ya Piva mu Butaliyani. Avuga ko umurwayi ashobora kuba yahura n'abakinnyi bakinnye izo filime, bakaba baganira bityo ku bibazo bigiye bitandukanye uwo murwayi yari afite bikagenda bigabanuka, ndetse filime yareba umuganga yamwemereye nazo zikaba zamufasha kuba yakira ubu burwayi. Hari abaganga benshi bakoresha cinematherapy nk'igikoresho cyo kuganiriza abarwayi ndetse no gukemura ibibazo by'abarwayi bigiye bitandukanye. Jimmy Hamilton, umwarimu mukuru muri kaminuza ya Lincoln mu Bwongereza, avuga ko ubushakashatsi kuri cinematherapy bugaragaza inyungu nyinshi cyane. Yatanze urugero avuga ko cinematherapy ishobora gukoreshwa nk'uburyo bwo kugabanya umuhangayiko kandi no gukemura ibibazo byinshi bitandukanye bishingiye ku mitekerereze, ndetse ubuvuzi bukaba bunihuta. Ni ubuvuzi butavunaniye cyane kandi bukoreshwa mu buryo bwihuse cyane. Gukoresha filime mu matsinda y'ibikorwa by'ubuvuzi bishobora gufasha abarwayi bo mu bitaro kugira ngo babashe kuba bagira umwanya wo kuganira ku bitekerezo byabo, imyizerere, amarangamutima yabo mu gihe bari kuganira ku byerekeye abakinnyi n'amateka bagiye bareba muri izo filime runaka. Ibi nabyo ni ibintu bifasha kuba kwereka abarwayi bafite ibyo bibazo bakareba filime ahantu hamwe nko muri sale, nabyo bibafasha kuba baganira bagatekereza ku myizerere yabo, amarangamutima, bakagenda baganira bya bintu byose babonaga nk'ibibazo bibaremereye cyane akenshi bishingiye ku mitekerereze, bakagenda babona ko ari ibintu bisanzwe kandi babasha kubana nabyo ubuzima bugakomeza. Ibi nibyo bita cinematherapy. Nanone urubyiruko rufite imitekerereze myiza rushobora kuba rwabona imbaraga zarwo bwite mu guteza imbere ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo runaka ruhura nabyo bivuye mu kureba abakinnyi ba filime mu buryo bwo gukemura ibibazo byabo, nk'uko ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara na Counseling and Psychotherapy Research bubivuga. Yes, urubyiruko rufite ibibazo by'imitekerereze narwo rushobora kuba rwakoresha iki kintu bita cinematherapy mu kureba filime nziza zishobora kuba zarufasha guhindura imitekerereze nk'uko ubushakashatsi bivuga, ndetse rukaba rwahura n'abo bakinnyi ba filime nabo bikaba byabasha kuba byarufasha kuba rwakira nk'uko ubu bushakashatsi bubigaragaza muri Counseling and Psychotherapy Research. Nanone ubushakashatsi bugaragaza ubushobozi bwa cinematherapy mu kugabanya amakimbirane hagati y'ababyeyi n'abana babo mu gihe cyo kwiga.
cyangwa gufasha urubyiruko rufite indwara zo mu mitekerereze rukabona uburyo bushya bwo kubona uko bibaho kandi byakemuka hakoreshejwe filime ndetse n'abakinnyi b'izo filime. Ibi bikaba byakorwa muri filime runaka muganga yabashije kwemerera umuntu kuba yareba. Filime ni nziza cyane, zishobora kuba zafasha umubyeyi kuba yagabanya amakimbirane hagati ye n'umwana we bitewe na filime barebye. Nabyo ni ibyemezwa n'ubushakashatsi, ndetse uru rubyiruko rukaba rushobora no kuba rwazifashisha mu kuba rwahangana n'ibibazo ndetse no gukemura ibibazo bitandukanye bigenda biba mu buzima bwa buri munsi. Nubwo gukoresha filime bishobora kuvura indwara nyinshi zitandukanye zo mu mitekerereze nk'agahinda gakabije n'izindi, ariko hari abashakashatsi bagaragaza nanone ko uburyo bukwiye gukoreshwa mu buryo bwitondewe, kuko bishobora kuba byagira ingaruka runaka mu barwayi mu gihe byakoreshwa mu buryo butitaweho cyangwa se butitondewe neza. Bivuze ko cinematherapy igomba kuba yakoreshwa neza mu buryo bwitondewe kandi bwitaweho. Yes, ndabashimiye. Nge nitwa Mr. Sam. Uyu munsi twareberaga hamwe filime ushobora kuba wareba zikagufasha guhindura imitekerereze yawe. Hano ni kuri Mukire Entertainment. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe, dukomeze tubategurire n'ibindi biganiro byiza bijyanye na sinema, abastar, byose uzabisanga hano kuri Mukire Entertainment. Niyo mpamvu ukwiye kuba warakoze subscribe ugafungura inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose kizagaragara ujye wita ukibonera mu bambere. Iyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru inyarwanda.com, aho yakorewe ubushakashatsi bikabasha kuba byaremezanyijweho n'abandi baganga ndetse n'abahanga mu by'inzobere. Ndabashimiye cyane.